utangiranye n'umukobwa bamwita Coyi yarari mu ishuri abandi bari kwiga imibare we yarasinziriye. Uyu mukobwa imibare yari yaramunaniye, yarakangutse mu gukanguka mwarimu yakomeje kubigisha imibare bari kwiga ibintu by'ama x. Ibyatinze umukobwa nawe kubera kutumva imibare yakomeje kwiryamira. Coyi yarahindukiye akomeza ariryamira. Muri ako kanya mwarimu yasa mugatumva gira vavuze ku kibaho Coyi ubundi ukosore kino kibazo. Ibyatinze umukobwa ageze ku kibaho bamuhereje ikibazo yatangiye gusolvinga ikibazo cy'ama x. Ikibazo kiramunanira mwarimu ako kanya yesa mukurura amatama arangije aramureka. Ibyatinze umukobwa yaratashye arangije amasomo, ageze mu rugo yacanye televiziyo atangira kwirebera imiziki anafata amagambo y'indirimbo mu mutwe. Nyina ako kanya yasagira aho ngatumva wajya uzimya televiziyo ukajya mu masomo ukiga koko. Nyina yese yicara hasi atangira kuzinga imyenda rambwa ati Coyi reka nkubwize ukuri yaba ukuntu wafataga indirimbo mu mutwe ariko wafataga imibare wakaba yuri uwa mbere mu ishuri utsinda nk'abandi bose atariko byarakunaniye. Ibyatinze nyina ako kanya yahise ahindura chaîne ya televiziyo atumva ni chaîne ya televiziyo reka mpite nyikuramo ati gira vava ugenda ujye kwiga uva muri ibi ngibi ujye kwiga imibare dore imibare yarakunaniye. Agihindura chaîne nyina Coyi yahise yicara mu ntebe yumva nyina samu boaringa. Ibyatinze umwana yahise caragenda nyina tumva Coyi garuka vuba vuba. Ibyatinze Coyi yahuye na mucuti we bigana, mucuti aramugatumva Coyi reka nkubwize ukuri rero turi mu mwaka wa nyuma ati imibare yarakunaniye ugomba kwiga cyane kugira ngo arebe ko watsinda, nibitagenda gutyo bizarangira utsinzwe kandi mama wawe azababara. Ibyatinze barakwereka umukobwa agomba kwitegura ikizami bagomba kujya mu bizami. Bwarakeye mu gitondo afata igikapu agenda yirukanka agiye mu bizami. Mama we yaje amwirukankaho arambwa atumva Coyi uretse kugenda ariko atuzwara wibagiye ibintu byo kurya hati banza ufate ibyo kurya ujyane ku ishuri uze gukora ikizami neza dore wanaryamiriye ndabizi neza ko wakirire atari kihute ufate bisi ugende ku ishuri. Byatinze umukobwa yafashe bisi ajya ku ishuri gusa ari kujya ku ishuri yatangiye gusubiramo mu bitabo by'imibare atangiye gusoma kugira ngo ariko gibuze yatsinda. Byatinze agisohoka muri bisi yibagiriwemo umutaka, ukibagirirwamo umutaka yabonye ko atasubira inyuma aza yirukanka. Mu kugenda yirukanka yageze muri classe asanga ibizami babitangiye kare abura uko abigenza ndetse n'ikindi imvura yakomeje kumunyagira arangije hasubira inyuma aragenda arugama kugira ngo imvura idakomeza kumunyagira. Gusa n'ubundi umukobwa yugamye munsi y'igiti yicara munsi y'igiti imvura ikomeza kugwa. Uko niko dutangiye kuri subscribe aho hasi. Coyi gusa yategereje ku ruhande yabonye ikidendezi cy'amazi gihari yitegereje muri cya kidendezi cy'amazi. Umukobwa hari ibyo yatangiye kureba, hari ibyo yatangiye kubona mwa cya kidendezi cy'amazi yatangiye kubona abo ubwami bwa kera mu gihe cyashize muri Korea y'Amajyepfo. Hano hari ubwo imvura idaherukamo kugwa uri kuvuga tumva tumaze imyaka 3 tutabona imvura ati sinzi icyo tugomba gukora. Umukobwa icyo yakoze Coyi akibona ya kidendezi cy'amazi ako kanya yagiye yirukanka hasi ata cya kidendezi cy'amazi. Coyi icyo yakoze yasimbukiye mu cya kidendezi cy'amazi. Kugisimbukiramo umukobwa ako kanya yahise yisanga ahantu muri bwa bwami yarebaga abwisangamo undebera ikintu yahise aziramo. Abandi aho bose bahise bumirwa bahise batungurwa. Umukobwa bari babonye ntabwo ari bamumenyereye. Umukobwa yaraturutse mu bindi bihe agarutse mu bindi bihe anyuze mu kidendezi cy'amazi yibaje nawe byageze matumva ibintu narebaga bigezemo. Umwami yavuze atumva uwo mukobwa mu mwice hati ntabacike ageze hano gute koko. Urebe bari mu bihe byabo bitari byiza, imvura yanze kugwa mwa buno bwami bamaze imyaka 3 nta mvura igwa, amapfa yarateye inzara yaratera mwa buno bwami byose ntabwo bimeze neza. Coyi nawe ubwo bagaramwishe yabonye ko ahantu aje isa n'isa bashobora kumwica kuko nanatamenyereye. Byatinze koko ingabo zo mu bwami zese zizana inkota zitazishyira ku umukobwa akojejeho urutoki abona ni inkota iranamubaga abonera cyayi byatari ko bwatumva uziko byo bintu bitari brage uziko banyicira hano hantu hati mana we ndava hano hantu gute. Uyu yasavuga tumva mu mwice ntave hano aje gukomeza gukatsira ubwami bwacu. Ibyatinze umukobwa yasa acika agenda yirukanka uko yakagirukanka Coyi yisanze nawe ahantu atazi mu bwami yagezemo byaramucanze yatangiye kugenda yishawisha haraza yambara nk'abandi bari aho ngaho yigira agahungu yishyiraho utwanwa kugira ngo byibuze yisanishe n'abari aho ngaho bataza kumuvumbura bakaza kumwica. Umwami aravuze atumva rero ari ikintu nifuza muri mwese ati ndifuza ko mwakiga ibintu bijyanye n'imibare na siyanse ubundi mukiga no gusoma no kwandika tukareba uburyo twazagwisha imvura mwa kino gihugu cyacu inzara itazatwica tugapfira hano hantu. Biravuze tumva rwose mwami ibyo uvuga n'ukora atariko twese turinjije nta muntu uri hano uzi gusoma no kwandika nta n'umuzi imibare nta n'umuntu uzi ibintu by'amasiyansi. Ati rero sinzi uko ibintu bizagenda kugira ngo twese tubashe kugira icyo twamenya. Ati ndikumva ibyo bintu igitekerezo uvuze ni icyanyacyo kandi ntago nagica mu ijambo atariko sinzi ko byaza gukunda. Mwami yifuza ko buno bwami bwiwe abarimo bagomba kwiga gusoma no kwandika bakiga ndetse n'imibare
ndetse na siyansi. Rakwereka Choi yavuyeyo atangira yikororinga hasi aragenda ko yakagiye n'ubundi. Barakwereka ukanya umwami yahise amufata agatumva uri kujya he, ubushaka guki kujya he. Ntibyatinze yaravuze atumva mumbabarire reka nisubire yo nagiye. Umwana we agatumva uburyo wagezemo hano ntabwo ugomba kuhava gutyo, ati niba waraje gukasira ubwami bwacu ntabwo tubiri buze gukunda. Choi yarapfukamye arije agatumva mwami ntunyice rwose, ati munyemera ngasubira mu rugo abantu bawe nzabigisha imibare ndetse na siyanse ndetse nzabigisha gusoma no kwandika. Ati nge ndabizi neza, ati ndi umunyeshuri mumbabarire rero nge nibinanira basi ntimuzatume nsubira. Yaravuze atumva rero se uzatuma n'imvura igwa ko tumaze imyaka 3 tutabona imvura igwa. Yaravuze atumva imvura igwishwa n'Imana, hatari ko we tuza ndabizi neza ko n'imvura izagwa, gusa nge ndabikwemereye. Ati none nabyemere nawe ndi buze guheraho nkwigisha. Urebe umwami umukobwa yasa mutera ingingo. Umwana agatumva ntacyo bitwaye, atari ko nibitaba gutyo ngo ubigishe abantu banje gusoma no kwandika, ngo ubigishe imbare na siyanse ndetse nanjye ubinyigishe, ntabwo uzava mwabona bw'amahoro tuzakwica. Ntibyatinze Choi yasa afata ibitabo atangira kubigisha ibijyanye n'imibare. Ukurikire barakwereka umwami avuze atumva yo wa mukobwa uzikura umuhanga, hatuzi ko bino bintu ari byo buryo uri kunyigisha. Urebe uyu mukobwa yatangiye kwigisha imibare, yigishaga imibare gusa n'imibare yari yaramunaniye mu byibuke, yarajya no gukora ibizami ariko birangira yakererewe. Umwami yaravuze atumva uyu mukobwa mumufate nk'amata y'abashyitsi, ati ibyo akenera byose mubimuhereze, atagomba kubigisha gusoma no kwandika n'imibare ndetse na siyansi. Umwarimu Choi yabaye umwarimu hano atangira kubigisha. Aravuga atumva mwami rwose ibi bintu ntabwo bigoye, ati bifate mu mutwe niba kwigisha abantu bakuze babigoye, hatari ko ndabizi neza ko ifuriza ubwami bwawe ibintu byiza, ati banza wige nawe babere urugero kugira ngo barebe ko nyine bafite umwami w'umuhanga. Ntibyatinze umukobwa yatangiye kwiyambika nk'abakobwa ba hano bo mu bwami bwa kera hano muri Korea y'Amajyepfo. Ntibyatinze araje akomeza kwigisha uyu mwami. Ntibyateze asamo kwita n'umuganga mu kumukubita mu gahanga. Umusirikare yasamushyiraho inkota ngo atumva nta soni urasuzugura umwami uramukubita mu gahanga. Ntibyatinze bakwereka ukanya umugore w'umwami yahise avayo. Umwamikazi mu kuvayo umwami yahise yambara vuba ikigofero kugira ngo ataza gusanga ari kumwe n'uyu mukobwa ari gukina nawe. Urebe uyu mukobwa nazi ko gukora ku mwami bitemewe, isani byamushyira mu buzima bubi cyane. Ntibyatinze umukobwa avuze atumva mbabarira ntabwo nifuza kubikora sinzi ko mu bwami bwanyu ariko bimeze ataka twebweho duturuka ibintu byose gukora ku muntu ntacyo bitwaye. Ntibyatinze bakwereka hano Choi yaje gukora utwo kurya bano umwami atamenyereye. Umwana aravuga atumva yo mbega ibyo kurya biryoshye, hati mpereza nirire byinshi, atuzi ko bino byo kurya unkoreye bitandukanye n'ibyo dusanzwe turya hano. Gusa akimara kubirya umwami byamuriye mu ndavuga atumva ibintu bangaburiye n'ibiki koko, hati ibintu abangaburiye sinzari bicura mukobwa, hati mumushakishe. Ntibyatinze umwami yaje kwegera umukobwa atumva biriya biryo biraryoshye pata ariko byandiye mu nda. Namwe atumva nuko utabimenyereye, hati nanjye ibiryo byanyu ntabwo bimereye neza pe habe na gakeya, nanjye bindya mu nda. Ukurikire Choi yabwiye umwami atumva rwose ngende hano ku bwawe mwami, atunyemerere basi abantu nimara kubigisha ibyo mbigisha uzereke nisubirireyo njye kureba mama kuko mama arankumbuye niwe wenyine, ati nigenge nyina afite, ati rero mbuzi ntabwo byagenda neza. Umukobwa disi Choi yisanzana nawe atazi asimutse nka cya kidendezi cy'amazi yisanga muri ubu bwami. None ari gutakambira umwami kugira ngo namara kwigisha abantu biwe gusoma no kwandika imibare ndetse na siyansi agomba kumurika akisubirirayo akisangira mama we ndetse akomeza n'amasomo yiwe. Avuga ati mwami ndabizi urinde ijambo ryawe kandi ibyo wambwiye uzabigumane ntuzateshuke. Umwami yahise amwegera yambwa atumva wa mukobwa wese ubundi uri kumva wasubira iwanyu koko. Urebe umwami kuva yahura na Choi ibintu byatangiye guhinduka, niyo mukobwa wenyine ujye umukiniraho kandi ni umwami. Ntibyateze umwami yasaze na Choi hano abwira abaronga atumva mwese mwumvire uyu mukobwa agiye kubigisha gusoma no kwandika. Ndetse umwami yahise amuhereza indimu. Choi ntiyigeze ashimira umwami atamuga atumva ese kuki utanshimiye no kubera iki, hatano ibyo kurya byarabuze, ati niyo ndimu irahenze cyane mwabona ubwami bwanjye, ati none ndayiguhaye habe no kunshimira koko. Iravuze atumva indimu imwe mpaye niyo yatuma ngushimira, ati basi urakoze. Urebe hano n'akantu gato cyane ko kurya baragakimira kubera hano inzara yarateye, imvura ntiheruka kugwa ndetse amapfa hano ameze nabi cyane. Ntibyatinze barakwereka hano uyu ni umwe mu bayobozi hano muri ubu bwami nawe yaje yegera uyu mwamikazi ngo atumva mwamikazi tutangire ucungire hafi. Ukurikire ntibyatinze bakwereka umwami yaje kureba umwamikazi we umugore wiwe atangira kumwambika. Gusa uko baganira Choi nawe araho ngaho ari gupanga uburyo yazava hano hantu akisubirirayo akagenda akajya iwabo akisubira agasanga mama we ndetse agakomeza akiga n'amasomo yo ko barangiza. Ntibyatinze umugore barakwereka umugore w'umwami ndetse n'umwami bari kumwe. Choi we yaje atameze neza, ako kanya atagwa mu biganza by'umwami. Umwami ntabwo atumva ese wagize ikihe kibazo, ati ibyo mwangaburiye
coyi hati bimereye nabi cyane. Umwami atumva ibyo ngibyo bibaho nanjye ibyo wangaburiye ntago byagenze neza. Ibyatinze umwami ndetse na coyi bakomeje kugenda baganira ntacyo bitwaye. Hati mbabara batse ntuzave mwabuno bwami, ati umukobwa kuvagira mwabuno bwami ibi atuzina bwanjye bwose bumaze guhinduka. Ati zikundi kumva muri njyewe ibintu maze guhinduka. Yambwa atumva hati ntabirenze ariko njyewe nzasubira iwacu ibyo ngibyo byo ntago nabara gusubirayo. Yambwa ati basi none nasubirayo hatuzamfashe basi turajyane nararebe kuri yose waturutseho. Gusa barakwereka ko coyi yari aho ngaho hari abasirikare boherejwe. Abasirikare mu koherezwa ukurikire bafashe coyi bahita bamutwara vuba vuba bamujyana ku karubanda imbere y'ubwami. Ukurikire umwami aravuga atumva uyu mukobwa ko muzanya ikibazo ni iki. Hati nasoni ati murashaka kwica n'umwami amashaka kwica n'umukobwa byabatwaye iki. Ukurikire mwe mu bayobozi aho ngaho yasavuga atumva mwami uyu mukobwa wa jano aje kasira ubwami bwacu azatungami bwacu abugwa kubera ko uyu mukobwa ntago afite ingeso nziza cyane. Ati kuva yazana naho maze guhinduka umwe yasavuga atumva hatagiye umuntu n'umwe umukoraho ahubwo nakomeza abigishe ibintu byose bigende neza. Ntibyatinze coyi yakomeje kuza kubigisha yashingiwe igiti n'umwami kandi washingiwe igiti n'umwami ntawe umukoraho. Coyi yari aho ngaho muri bwa bwami bwari bumaze imyaka 3 butabona imvura yatangiye kugwa. Coyi yarishimye ahubwo kugera hano uyu mukobwa byabaye umugisha muri buno bwami. Umwami nawe imvura ikimara kugwa yaryamye hasi kugira ngo yumve byibuze nuko imvura imeze. Ibyatinze umwami mu kuvayo coyi nawe yakomeje kwigisha abo yigisha bari bamaze kumenya byinshi cyane gusoma no kwandika ndetse imibare akomeza kwibigisha nubwo nawe yari umusuka mu mibare. Ibyatinze umwami avuze atumva ndagushimiye cyane wa mukobwa ati kuva wagira hano imyaka 3 yarishize none imvura turayibonye. Ati wowe pasi nuve mwabuno bwami ndakwinginze wa mukobwa ngo atumva aho yangomba gusubira iwacu. Ati rwose umwami ntago ari kugusuzugura. Ati mbabarira ijambo wavuze urikomeze ati abantu bawe bose maze kubigisha gusoma no kwandika haciye. Ati nanjye reka ngende rero ko byibuze nabaho. Ibyatinze bakwereka hano urafashe ifarasi agenda yirukanka mu kugenda ukangurira mukobwa coyi batangiye kumugendaho. Ntibyatinzuye uyu mugabo uri hano w'umuyobozi yabwiye umusore hano wigisha ibintu by'umuziki atumva uriya mukobwa ndagira ngo munjane kure ya kure umwica ave mwabuno bwami kuko azatuma umwami wacu azahindura ibintu byinshi hano mwabuno bwami. Uyavuze atumva umwica uko byagenda kose. Ntibyatinze wa musore wigisha iby'imiziki yasafata coyi amushyira ku ifarasi aramwirukana kure ya kure amujyana mu ishyamba. Ukurikire uyu mukobwa ari guhigwa byatari ntago mwaburiya bwami bari kumwishimira bene gakeya. Wa musore icyo yakoze asamushyiraho inkota gusa aramubara ngo atumva ndakubabariye atariko shaka uburyo usubiriye wavuye. Ati ko bampaye imisiyo kuba nakwica ariko njye ntago nabikora mbikoze umwami akanabimenya nabyo ubwanjye yanyica n'umuryango wanjye wose kuko nabonye umwami amaze kugukunda byatari kandi koko ntibyatize umwami akiraho ngo wamukora mugezeho. Ati wa mukobwa rero yagiye kare cyane. Ati uriya mukobwa afite ingeso mbi. Byatinze umwami acyumva ko coyi yagiye yahise arakara mujurira amwica. Ukurikire umwami ntabwo yifuza ko uriya mukobwa agenda asavuga atumva mumushakisha uko byagenda kose. Yavuze atumva mwami none se turamushakisha gute ko yagiye. Umwami ngo atumva nta magambo mfitanye nawe shaka uriya muntu ugire vuba vuba mukobwa mubonye. Byatinze ingabo zahise zitangiye kugenda zirukanka coyi barashaka kumwica ntabwo yifuza ko aguma mwabuno bwami kuko umwami yatangiye kwigarura umutima wiwe. Byatinze coyi akirangwa ari kumwe na wa musore wigisha imiziki babonye amafurashi aje kubashaka ndetse n'umwami kazaza yirukanka aje kureba umukobwa coyi igihe cyose ushaka kumujyanira umugabo ari we mwami. Gusa umwami kazi ko yakagiye yakomeretsemo. Ukurikire agomba kurwana ku mugabo w'umwami ntashaka ko bamucika. Coyi se yurira ifarasi vuba vuba ntahise no kwitwara ahantu ari ntagahazi yasatangiye kugenda yirukanka. Coyi gusa ageze imbere n'ubundi akabona kubona ubwami nta mora azabugiramo ndetse na Coyi nawe ntago yifuza kubugumamo ashaka kwitahira akigendera. Yakirangwa yaje ku mazi yasahura n'umwami yari amutegereje yazika ariyo nzira yonyine ari buze kunyuramo. Umwami yazicarana na Coyi atumva hano hantu nzanye ni heza cyane. Hati mbega inyenyeri nziza. Atangiye kumwereka amafoto atumva twebwe reba isi iwacu ukuntu imeze atareka isi yanyu mwebwe iratandukanye kure cyane. Ngo atumva ati hano ndakunda cyane iyo nifite ibibazo niyo nkunda kwiyizira. Ati hari inyenyeri ikunda kumurika cyane iyo ndano biranshimisha. Ati nshobora kuharara umunsi wose nitegereza ziriya nyenyeri. Ahantu bari hari ahantu heza cyane ntacyo bari hatwaye. Angari umwami yakundaga kuza kuruhukira yabaga afite ibibazo. Ibyatinze umwami yarebye Coyi agatumva Coyi mbabarira basi ntunsige mbabarira. Urebe umwami amaze gukunda Coyi undi ari umwami wari seriye mu bwami bwiwe yahuye n'umukobwa bwa mbere uturutse mu yindi si araza. Ndere none umwami atangiye kumyumvamo atangiye kumukunda byatanu umukobwa yase abona ko umwami uko byagenda kose birangije kumukunda kandi ugiye umwami ashatse agomba kukibana byateze abatumva uzi kuri ku mafaranga yacu tuyadukoresha kuri yasi yacu. Urebe ibyatinze bakwereka hano bodi yarateranye inama yarateranye umwami aravuga atumva reka mbabyize ukuri rero
atura mukobwa aciye mu murebo mwitegereze uzigira guhirahira kongera kumukoraho ndababwiza ukuri mwese muzapfa. Yaravuze atumva mwami agomba kutuvira mu bwami akagenda ati ko ubwami bwacu buri kugenda burinde mu kuko bwise nuko bukeye ati turabizi turakubaha cyane ariko hari inshingano utakiri kuzuza neza ati umwanya wawe wose urukuhereza uriya mukobwa. Ntibyatinze barakwereka naho umukobwa hari kanzu batangiye kumukorera ukukira ifima kanuko kandi ntagiye kigucika. Umwami nawe ahari nawe yakomeje kwitekereza Choi yakomeje kugenda yirukanka yifitiye utwo kurya yikwiriye ku isi yakuye ku isi. Ntibyatinze yasabona umwami kazi yishe ku ruhande ari kwirira amakaroni. Umwana yese atungurwa ati ni gute umwami kazi nk'uyu harya yihishe. Urebe Choi yitegereje umwami kazi atumva none se ngwe kuri two kurya twanjye. Umwami kazi yafashe utwo kurya Choi yazanye yadukuye ku isi. Umwami kazi abiriyeho yumva biraryoshye cyane. Yaravuze atumva reka mubwize ukuri rero ati umugabo wanjye ariwe mwami amaze kugukunda cyane. Ukurikire umugore yaraje nawe umwami atumva rwose ndabizi pe uriya mukobwa umaze kumukunda niye birenze cyane ati gusa wangira umugore wa mbere wangira umugore wa kabiri njye ntacyo bitwaye ati ibyo ushaka bari byo ukora ubundi njye ubuzima bwose nzabwakira kuko umwami yemerewe gutunga abagore bose ashaka. Ntibyatinze Choi batangiye kumukoraho bamwambika mumwe mu bakobwa bo muri ubu bwami ndetse bamwambika neza cyane. Uyu ngo yagiye kuba umugore w'umwami bidasubirwaho. Umwami nagiye gufata umwanzuro ko Choi ko byagenda kose agomba kuba umugore w'umwami. Untebere Choi nawe byaramucanze gusa ibi byose ntago abyifuza. Umukobwa afite imyaka 19 yonyine. Umukobwa yase atangiye kugenderwa ngatumva njye ntago bishoka ati njye ntago nabana n'umwami hoja ati njye ngomba kwisubirira ku isi aho naturutse. Ibyatinze urakwereka hano namaraho yari kumwe n'ibyegera byiwe baraje uko bakaje. Umukobwa atangiye kugenda kwepa ntagashaka kurana ubukwe n'umwami. Umwami yase ahita amugwa gitumwa batumva ufite iki kibazo Choi. Urebe ntibyatinze umwami yase afata umukobwa atamujyana mu gitanda cyiwe mu buriri bwiwe. Untebere umukobwa atangiye kugira ubwoba atumva ufite imyaka 19 rwose hatumva imyaka 19 turagakecura ahubwo atanu twebwe abakobwa bafite imyaka guhera kuri 13 kuzamura hatabwo baba bamaze gukora byatare ariko wowe ufite imyaka 19 atatu ko ufite amaze gusaza. Umukobwa yagize ubwoba afata kuma kunyanga agatere umwami atumva tuza ariko ati tuza nugira ikibazo ati njyewe ntabwo nagufata ku ngufu ati ndi umwami gusa icyo nifuza cyose cyaba ariko njye ntabwo nifuza kuguhohotera ati njye icyo nkwifuzaho nifuza kumbera umugore kandi ntuve mwabuno bwami ugume iruhande rwanjye kandi zatankugira umugore wa mbere kuruta abandi bose. Urebe umwami yifuje kuri umukobwa Choi yamubera umugore bakabanitse kamugira umugore wa mbere mwabuno bwami kuko umwami hano yemerewe gutunga abagore bose yifuza kuko ubwami nubwiwe ndetse umwami ntagagira umugore umwe wenyine. Choi yaraje abitekerezaho yicara ngo abitekerezaho icyo agomba gukora akira aho ngaho. Umwamikazi byose arabyumvishe umwamikazi byose arabireba gusa nabivuze ngo ntawigeze yishimira no mukobwa waje agashaka guhita amutwara umugabo ntago ari ibintu byoroshye. Byatinze umwamikazi yahuye n'uyu mukobwa ntago araba umugore w'uriya mwami. Ntibyatinze ahubwo umukobwa yaje guhura n'umugabekazi. Ukurikire mu guhura n'ubundi Choi yese yambara imyenda yiwe kugira ngo ariko yakisubirira ku isi aza kureba umwami aho yarari. Umwami yari yibere mu bintu by'amasiyanse. Ntibyatinze umukobwa yaje yegera umwami yarababaye. Ntibyatinze asitegereza Choi atumva ngo tujye kuganira ubundi ubwira ukuntu byose bimeze. Ntibyatinze Choi yigishije abantu b'umwami yigisha abantu bose muri ubwami gusoma no kwandika imibare ndetse na siyanse ibyo yarazi byabashije kubigisha. Ntibyatinze izi yose ni amarufabe bagiye bomeka ku bikuta bagiye bigiraho. Ntibyatinze umwe yase afata umukobwa amuzana aho ngaho agenda amuganiriza muturisha ngo atumva tuza rwose aticara kuri iyo ntebe ati iyo ntebe ni yanjye ahandi umuntu yicaraho usibye njyewe nyine atari ko wowe yicareho. Ntibyatinze umwami yarapfukamye akora y'umubano agatumva uyu mubano ngiye kugushyira mu musatsi ati ni ikimenyetso kigaragaza ko njye nawe dukoranye ubukwe ndetse ikizaba gisigaye n'imihango wowe tukagwa tumbera umugore. Kuko ati oya ati bino bintu ntabwo mbyifuza pe ati mbabarira ndakwinginze cyane gusubira iwacu mu rugo ati wowe ufite umugore ati bana nawe rwose ariko njyewe ntabwo uri buze gukunda. Umwami yumvise umukobwa amutengushye yarakoreye y'umubano kugira ngo amushyire mu musatsi ngo ako kanya babashyingiwe kiba gisigaye nta kindi ni gukora imigenzo yabo. Umwami yatangiye kurira undebera umwami arira imbere y'uyu mwana w'imyaka 19 urukundo burya ni urusazi. Umwami atumva mbabarira ndakwingize rwose Choi ati ntugende guma mu bwami bwanjye mbere umugore ati ndakwifuza mu buzima bwanjye naragukunze mwe birenze cyane. Choi yabitekereje n'undi umwami yamushyizemo umubano. Umukobwa yaraje aryama aho ngaho yakaryamye aho ngaho hari uwaje azana inkota atayijomba mu gikapu umukobwa yari ahetse ako kanya batatangiye gutwika naho yarari. Undebere umwami byose ntago abizi yasize umukobwa ngo ari
kwitekerezaho umwami yese agaruka vuba byihuse. Mu kugaruka vuba byihuse abakozi bose yese bazana ngo n'ingabo zose abashyiraho ngo aravuga tumva wakoze bino bintu wese ndamuzi. Aturi mukobwa mwashatse kumwica ariko ntabwo yigeze apfa. Ati Imana yakinze akavuga ati wowe izi ntoki zawe zakoraga ibiki? Kandi ko uyu mugabo n'igihe cyose urabifuza kuri mukobwa yapfa. Aturabizi mwese usuzuguye itegeko ryanjye agomba kwicwa, yanarenga ndetse n'umuryango wese tukawuzana tukawica. Ati nta urenga ku mategeko yanjye, uyu mukobwa yagutwaye igikombe Choi ntabwo yapfuye, sinzi cyamutabaye ngo ni giki. Kumbi inkota bayijombye mu gitabo umukobwa cyacye mu gikapu umukobwa yarahetse, inkota ntabwo igeze imugeraho. Yambwa tumva iya gipfa wowe n'umuryango wawe wose nta rumwe wari kurokoka. Ibyatinze yese apfukama ati mwami mbabara rwose nakoze amakosa. Urebe yaciye bugufi asaba imbabazi umwami ati gusa unyice ndabizi neza ko mutari bumbabarire. Ati munyice gusa icyo nifuza niko nifuza ko ubwami bwacu bugaguma bushikamye ndetse nakaba umugabo uhamye apana gutwarwa n'amarangamutima y'inkundo. Ati ahubwo ugafokasinga kwa buno bwami bwatumva ntagarumbwira icyo ngomba gukora. Ati mwese mbaye itegeko ntagira umuntu muzigera wongera gukora kuri uyu mukobwa. Nababwiza ukuri mwese ubuzima bwanyu buzaba buri mu kangaratete. Turamwegera gatumva wowe rero ibyo byose turaza kwiganira ibyawe. Ati tuza gusa ibyo wakoze ugomba kwihanirwa n'ibintu abangombwa ndaza kukwica. Turabizi kuva kera hose wahoze unyumvira. Ati ko sinzi impamvu nsuzugura. Ati mwami n'ubundi nyica nakoze amakosa nibwo bwa mbere ngusuzuguye ariko nabonaga ko bikwiye. Uyu mukobwa yaje kwivanga mu buzima bwacu. Ibyatinze kwereka umwami yarari ahagaze aho ngaho cyo yakomeze kugenda yizengurutsa ngaho mu bwami. Akeneye gusubirayo yatangiye kuza gusezera ku bana aho ngaho. Yasize ku mwana w'umukobwa ku kana gato kari karangwa tumva ndagiye nsubiye iwacu. Ati wenda tuzahusubira ubutani. Byatinze n'ubundi Choi yaje no gusezera umwami ngatumva nkuko nabikwemereye ntabwo natuma utagenda. Ati basi bwa nyuma na nyuma reka tubanze tugere hano tujyana mbere y'uko ugenda. Baje hano ku mazi umwami yaretse umukobwa yahise yubira mu mazi. Ukurikire uko yaje ni nako yasubiyeyo. Yasagiye amazi kuziya amazi n'ubundi umukobwa yahise yisanga hamwe yarari ari kugama muri nsi ya cya giti. Umukobwa yisanze mu buzima bwe bwa buri munsi n'ubundi yarasanzwe yagarutse mu bihe byiwe agaruka ku isi yiwe ava mwa bwami. Umukobwa n'ubundi yaraje kumwe mu kugaruka yasanze n'ubundi bizami bikira aho ngaho igihe ntabwo kigeze kigenda. Yaraje asanga ikizami batangiye kugikora nawe atayicara atangiye gukora ikizami. Urebe ntibyatinze umukobwa nawe akimara gukora ikizami yavuyeyo azagobera mama we aramukunda byatari. Niyo mukobwa wenyine afite ndetse niyo mukobwa Choi akunda mama we. Yarasetse arishima ndetse aza kwikorera imirimo yiwe nk'ibisanzwe. Aza mu supermarket aza guhaha ndetse akomeza no gutenga utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Atumva rwose hano ngiye nkunda kuhahira bimwe birenze cyane. Choi yarongera arigarukira gusa umwami ndamukunze byatani byatinze aranga imvura yatangiye kugwa. Imvura ko yagatangiye kumunyagira. Imvura uko yakamunyagiye umukobwa hari waje atamutwikira n'umutaka. Kumbi uyu ni wa mwami yabonye mwa bwami n'ubundi. Kumbi wa mwami nawe yaraje amusanga hano ku isi. Ako kanya bahise barebana mu kurebana umukobwa yahise atungurwa. Umwami yifuza ko yamubera umugore nawe se yisanga muri isi yabo. Yaje amukurikiye burya urukundo n'urusaza yasanga tumva uyu mutaka wabagiriwe mu motoka. Niyo mpamvu nari ngukuzaniye kugira ngo udakomeza kunyagirwa. Nanga turangije filime yacu kuri subscribe aho hasi.